bari mu nama yabo nk'imbobo. Iyi nigira avuga atari komana yambwiye ko ari njye wamuteye inda, niba ari njye ntabwo mbizi. Barambwira ati genda umutunge urerere izindi mbobo niba atari n'uwawe mana, imbobo zose ni kimwe. Njye nari visi w'indaya, hanyuma nawe yari ari muri komite y'izo mbobo Nyabugogo kuri ako gasima. Iwanjye mu nzu haba ikirori cy'urumogi na kanyanga, baratumura imyotsi baranywa kanyanga. Barangije barahaguruka, perezida wabo ananshingira arambwira ngo mana tugiye kugusiga iyi niga, ntuzayiteza ababire n'abatafu n'amageni mana, ngongera usambane uzayikunde, nujya uyiburana kawunga n'ibirayi ujye udusanga ku gasima tugukubita umwotsi usinzira imana niyo nkuru mana. Baba baransezeranije, nawe bamuha amategeko ko atagomba kumbabaza. Najya bura kawunga n'ibirayi ajya basanga ku mihanda bamukubita ibura nzanire nkwe nsinzira imana niyo nkuru. Amaplante yanjye, amashenete, muri bijuteri ninjye wabaguzwimo. Ntumbwire kugura igikombe, ntumbwire kugura isahani. Oya, nahoraga ncunga ikintu cyadutse muri bijuteri. Urunweri narumaranaga icyumweru kimwe, nta runweri rwanukiraga ku mutwe. Oya rwose, ku cyumweru nabaga ndi muri salo nagiye gusokorera menyesha imbobo ko babyaye. Kandi ngira n'amahirwe ugomba nabyaye umuhungu mu gihugu, nongereye imbobo mu gihugu. Baraserebura nduru ziravuga, bahita bayiba barayasaka baratubura, bahita bashaka amafaranga kwa muganga. Bari banciye 15 nta mituweli nafite. Baraza bankura kwa muganga, nsanga batogosheje za nyama za marato, habaga inyama zo ku masahani za 200. Ku masahani bazunguzaga bagenda bagura za 200 zimwe utashiku, mbese urashikura waruhwa nyine ukashira hasi ukanywa isoza. Bakira umuhungu wabo baramumwotsa, mwana bakajya bafata umwotsi bakawutumura, barangiza bakawucuma, barangiza bagafata bakamuhuwa amazuru no mu kanwa. Kabebe kakabati ngomwotsi tazakuru tazuriwe. Mwana atangira ku mwotsi ku kiriri, uje kumusurinda mu kanya n'umwotsi. Mbobo hafaho bahita bamwitiza mu muhanda. Nari icomotse, nari nzi kubaha umugabo ngo agashaka ko mwita umutware, ngo va yurye wambwawe kaza karye cyakabireka yatinda gasanga ndabimaze. None sinari kubigenza, hari umuco nari narize, harandeba bucamuke nkajya mbwira utariho nabaho. Buke yarasezerera. Shoro rimwe nazibagirwa arambwira ati umva nkubwire wandaya, uri mubi, uri igini, uri umudayimoni. Yego. Arambwira ati ndakwirukanye. Arangije aranyirukana kuko mbona biremeye. Rero buri uriya mugabo uri gusuzugura ngo utariho naba, uburi yagiye nibwo wamenya agaciro ke. Ahashize yinyarira, ahashize yambara isutiye, ahashize yambara amasuji pafanareyo, ahashize yikorera kunga. Abantu bose barambwira bati cyakora mara ni uriya wari ugukwiriye, ariko bagihuza Imana imukuye mu ndi. Ubu ufite ibintu ndi gupfa n'abantu, wabagore bari kureba ngo abagabo baba bakabona ngo nibagikwiranye. Niba ushaka kabyibuha wabwa Imana ikamubyibushya, niba ushaka kaba muremure Imana ko bifite ubushobozi ari mugufi wabwa Imana. Imana ifite ubushobozi bwo guhindura umugabo wawe uko ubishaka n'umugore wawe uko ubishaka. Si abatagangaje ubu murabona bagihuza itamvaniyemo umugabo wanjye. Ariko ngwino hano, uyu niwe nashakaga, ngwino igira hino. Mama yari afite inda y'amezi 8 nanjye mfite ya 6. Mama yambaye mariniyeri njye nambaye korana mukondo wazi mu nda y'iniga yanjye nyine. Nagenda mubwira ngo wane inda, arambwira turabizi kuri baby man, nubyara nzamenya ko umwana ari uwanjye cyangwa atari uwanjye. Yari yararangiye, urumogi rwaratwishe twese twararangiye, agira swingize nanjye nkagira izanjye. Baramuntuma nyine ngo nzane umuhungu wanteye inda. Nagenda musanga Nyabugogo hawe yari ari kugasima, ndambwira ni Viera kuntumye man, yanyirukanye mu rugo ngo inubiyereke ndeko banshyira mu mago nkaryama. Karangije kubitamo rugabire 8 tamo ni bura ruzuza. Arambwira ati ubuswingi ndazujuje man, tugende nje kwiyereka uwo muvi. Aramubaza ngo niko wambobo niwe wateye inda? Agira atya. Nanjye arambaza ngo niko wandaya iyi mbobo ne yaguteye? Nanjye ngira ni Viera tureba. Hanyuma mpishije bya biryo ntereka ku meza, ndagenda aho aryamye ndamureba, arandeba rirananira. Ndavuga ngo sarambaza ko narikuye myaka yose ishize mwita imbwa n'umusega, none ngo umutware kari ku meza mutware. Arambaza ngo uvuze ngo iki? Ndisubiramo, kari ku meza mutware, ndeba mu kirere. Arambwira ati reba hano. Zaburi nshya. Haleluya. Petero byaramurenze aravuga ngo turashimira. Haleluya, haleluya, haleluya. Avuga Yesu nk'ibuye. Haleluya. Aravuga ngo Yesu niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko abaryemeye byabahindukiye irikomeza ifuruka. Ngo twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, turi ubwoko, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse. Mumvugire ngo amen. Iturongera kugira ngo twamamaze ishimwe ryiyaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikadushyira muri uyu mucyo witangara. Haleluya.
kera ntabwo twari ubwoko ariko uyu munsi turi ubwoko bw'Imana. Kera ntitwari twakarababarirwa ariko ubu twarababariwe. Muri iryo shimwe, muri iryo tangazo, muri uwo mucyo niho turi kwamamariza ishimwe yaduhamagaye. Imana ishimwe cyane. Nari narabyemeye kandi sejemo murabizi ko muri inshuti zanjye ko nzazana umutware iniga yanjye. Iriya yari iniga nanjye ndi baby nyine dukubitanira aho ngaho nyine ari G n'ayandi maji yose, ariko turashimira Imana. Imana ifata abantu batagira ishusho ikabaha ishusho. Imana ifata ibintu bitariho ikabihindura ibiriho. Yitwa Uwiteka. Haleluya. Imana iherutse kutubwira amagambo akomeye, atubwira ngo mwebwe muri imirimo y'amaboko yanjye. Twebwe twahindutse imirimo y'amaboko y'Imana. Imana igenda itwiyubahishirizaho uko bugije nuko bukeye. Twabonye Imana. Kandi nawe ari wowe twe wavuga ibi kuko byatunaniye kwiyumanganya. Hari abantu benshi batubaza kuri YouTube bakatubaza hirya no hino kuki muvuga ibyo. Muri mbyaremye ngo nibakubaza ngo ko wishimye njye bababwira ko ari Yesu wakugiriye neza. Ni Yesu tugiriye neza. Adukoreye ibintu tutibwiraga n'imiryango itibwiraga. Ahi wabo njyayo bwa mbere njyayo nari metse umwana we w'imfura witwa Fabrice uwo ngo yanteye tubana, yanteye inda kugira ngo tubane. Nyine aba mu Gikangaga nanjye mba mu muhanda, ariko Imana izi guhuza ibintu. Imana ajya kubwira mama ngo izamuha umukwe. Hano irangije imuhereza umukwe w'iniga. Ivanye icomoye munsi y'ikiraro. Urara mu Gikangaga. Ndabyibuka mfite inda ye tugiye kwiyerekana iwacu viye yanyirukanye. Yantumye umukwe nyine kuko mama yari afite inda y'amezi 8 nanjye mfite ya 6. Mama yambaye mariniyeri njye nambaye kurana mukondo wazi. Mu nda y'iniga yanjye nyine. Nagenda mubwira ngo wane inda arambya turabizi kuri baby man nubyara nzamenya ko umwana ari uwanjye cyangwa atari uwanjye. Yari yararangiye urumogi rwara twishe twese twararangiye, agira swingize nanjye nkagira izanjye. Tubana ku gasima ho bita ku mibumbe dukubitana gutyo gusa. Buriya ahantu hose karitsiye yose ni imibumbe y'indaya n'imbobo. No ababyeyi baramuntuma nyine ngo nzane umuhungu wanteye inda. Ndagina musanga Nyabugogo hawe yari ari ku gasima ndambwira ni viye yarakuntumye Mana yanyirukanye mu rugo ngo inubiyereke ndeko ko banshyira mu mago nkaryama. Karangije kubitamo rugabire biri 8. Kubitamo ikoboyi ashiramo ibikarita la pocketa book rayirebesha aha. Shiramo imipira 2 icyo gihe yarigezwe ku basitani umwe w'abacuranzi n'undi bitaresha. Kubitamo ibinigi n'ibisheneti amaherena hafi aho ngaho. Kubitamo chief nk'eshanu. Kubitamo ni bura ruzo zarambwira tubuswingi ndazujuje Mana tugende nje kwiyereka uwo muvi. Aho mureba uwo mukwe nyine. Ariko urebye izingo urebye abo bantu babaye abasirimu mu nzu y'Imana. Urebye ahantu Imana ibacomoye. Ayo mureka twibuke dusura amateka. Turaza korohera imbere y'Imana. Kandi icyubahiro cy'Imana kiraza kuzamurwa. Ko twibutsa aho tuvuye tukamenya aho Imana itugejeje. Haleluya. Turatambukana nyine ndamujyana. Tugeze imbere twenda kugera mu rugo. Arambwira ngo viye navuga ndamumena Mana, viye navuga ndamumena. Ndavuga bagiye kumenera viye. Turagenda tugeze kwa viye sanga nawe yaruhaze na viye wanjye yararunywaga. Twasangiraga imbuntabuta nizo bita yewe muntu na mumanura jipizo twirirwaga tuzisangira na viye ku gasima. Mukobwa w'imfura n'umubyeyi bose bazisangira twagera mu rugo tugasama mari muri Yesu mwene Dawe. Uwo Yesu uvuga baguseka. Uwo Yesu wiringiye ukamugira ibyiringiro. Azaseruka kandi abantu bazamenya uwo wiringiye. Uyu mugabo ni mundatetereza bamwisunga. Ni igiti cy'inganza marumba. Haleluya! Ni sambi tarumba. N'ubwugamo bw'umugabo. Mama yajyaga akunda guhamagara umugabo witwa Yesu tukumva ari kudusakuriza twe na viye n'abavandimwe bose. Kuko nabaye indaya njyanamo n'abavandimwe mbagira imbobo abandi mbagira indaya. Na viye nawe ari umusinzi nawe na bugingo nuba ariko abavandimwe bari kugenda bava y'Imana kugenda ikora imirimo. Imana iguhumugisha. Wanganirije ijambo ryuzuye ryanjye neza. Waganije ubuhamya bwose bwanjye. Imana iguhumugisha. Imana ishimwe. Mugezayo rero mugejeje imbere y'ababyeyi. Papa tsanga yarwujuje aduhagarika imbere nk'abari kureba televiziyo. Umwe ahagarara n'undi ahagarara. Muri mukondo hazi na mininda y'amezi 6 n'iniga yanjye yarwujuje iri kureba iryoroshye. Aramubaza ngo niko wambobo niwe wateye inda agira atya. Nanjye arambaza ngo niko wandaya imbobo ne yagutera nanjye ngira nti. Viye aratureba abona izo ndare ebyiri zose zihuje ubuhamya.
yinjiye mu nzu azana umuhini atugurukana nawe muri karitsiye, tugeze imbere atuvuma. Nuko kuva uwo munsi sinongeye gusubira mu rugo, nahise mfata iyo munsi y'ikiraro mu ndeba nabaye Marine kazi yo munsi ya kira kiraro cya Nyabugogo. Niho natwariye iyo nda y'umwana w'imfura yanjye Fabrice ugize imyaka 17. Hanyuma rero aho ngaho ndahaba kuko twageze aho arambye ati none se ko ndara mu gikanga gapu wari urumane nkaba mfite igunira nawe ngushakira igunira tujye gucumbika. Ndamubwira ni byose ni kimwe nzarara ku gasima. Aho rero mu rubono niho naraye mu bikoni by'abaturage, byananira banyirukana nabi nkajya munsi y'ikiraro, imvura yakuzura nkavayo nkacomokamo nkajya mu bikoni nkajya mu mazu y'abana tuzuye. Aho ndahaba ibyari ububebe birashira, ibyari ubustari birashira, ya myikarago yose irarangira. Akabebe kakajya gakina mu nda nkakabwira ariko mani nkaho buri mu biki, mu bebe si byabyitayeho, miruho ya nyina ntayazi kandi yari umuhungu yagombaga kwidagadura. Aho nta gipimo kihaba, aho nta kurarikira no guhurwa bihaba, bahita ku gasima. Cyakora yajyaga acakira ikintu cyitwa urumogi akambwira ati Imana we jya swingi usinzira, Imana niyo nkuru. Iyo uri muri swingi uvuga ngo Imana niyo nkuru. Buriya bose buriya urumogi rukozwe gutya. Iyo imbobe imaze kunywa urumogi cyangwa indaya, urumogi ruhita rumuzanira swingi rukamwereka kazabaho kandi azakara. Rukahita rukungiye swingi zanjye zari inyenyeri. Iyo namaraga kurwuzuza maze kuzuza numva rwuzuye nkakubitaho kanyanga yakumuriro, najyaga kubona nkabona ijuru rire ku inyenyeri. Zikajya zigenda zintakara imbere nkagenda mu nyenyeri gakeya kugira ngo ntazikandagira. Genda gake niba ubona bagenda kuri babanga gutoneka ibyo babona agashishi k'Imana. Niba abantu bagira impuwe swingi ziguhimuwe ukajya ubona umuntu wese n'umuntu w'Imana, agashishi n'akantu k'Imana, n'ubutaka ubwabwo urabwuba. Tuzari zo swingi zanjye tugasanga ya maniga rero nawe yadutegereje na yari swingi yari kutubari hari hagezweho ibyo biti bimasoro byaje ifite imyaka 13 ndi ku muhanda. Ninjiye umuhanda afite imyaka 12 nibwo nabaye indaye ku muhanda. Hanyuma rero ya maniga tuyasanga ku mihanda nayo acomotse iyo mu byaro, twe turi abakobwa b'i Kigali. Nkava ku kigo cya Muyima nkahita acomokera dobandi nkakomeza uburayi. Ni forume nkaziha abana muri ambirope ngibyakabijyana. Ababyeyi barakubise inkoni ivuna igufa ntivura ingeso. Yesu ni wizishoboye ingeso. Twaje n'Imana mwagirana imibanire myiza nayo ikava kuri ikajya no mu bana ikajya no mu bisekuru bizabaturuka. Ariko haleluya, ubushuti bw'Imana nta mugabane bugira, nta rugabano rugira. Ibi mwaje kubaka mumenye ko ari bya none n'ahazaza, mumvugire ngo amen. Aha wiriwe wicaye uri kubaka none n'ahazaza, kandi Imana izagaragaza ko mwagiranye imibanire hano imbere uzayibona, mumvugire ngo amen. Ndashimira Imana yamaye agakiza mama wanjye akiriho, ndashimira Imana yampereye agakiza aho mu rubono nabereye indaya nkabera imbobo, uyu munsi ndi umukristo waho. Haleluya. Imana ikora ibirenze. Imana ajyaga ibwira mama ngo nukuri nzakwiyubahishirizaho, ikamubwira ngo bariya abantu ubona bakunaniye bakubanye ibiraya n'ibibobo bariya nzabahamagara, bariya bazankorera umurimo mu gihe gikomeye. Mama bwacya akaza kunturagura muri brodire. Sezerano Imana itanga naho ryagerageza muhumurere izasohora. Birashoboka ko ishusho y'ibyo Imana avuganye nawe utari kuyibona, ariko twaje kukubwira ko bihari, kuko yabivuze ntipfa, yabivuze ntisaza, yabivuze. Ariko haleluya, nubwo isi kwereka ko nta bihari, Imana iracyaguhamiriza ko bihari, kuko na mama yageze igihe akabibura. Uwo Imana yakubwiye ngo bazankorera ukamusanga muri brodire, uzagukuza akorera Imana ari hehe? Ejo mba ndarwaritse 13 nararwaritse ndwara indwara z'abagande bari bakiza mu Rwanda, baza bacuza pièce de rechange, baraza binja mu dukobwa tw'utunyarwanda kazi yari ya mu Gatsata bacuruza bafite amafaranga muri 2000 mwaka 2000 Kigali yarakaga igurumana inote ziriho kunywa kanyanga n'urumogi n'amarogi ibintu bikaze. Twari indaye twitwa abadandaza amagara, uyu munsi ngo bitwa indangamirwa. Turagenda dukora ibya abadutoza ibintu tutari tuzi mu Rwanda, turabemerera. Nibo bazanye ibyo biti bimasoro, turamansura. Ngende mu bakobwa babyinga ikimasoro kikiza mu Rwanda, ndaceza turaceza umuziki. Abahungu baraza domboro ya sura rikiza muri 2000 turya umuziki. Hari igihe tujya tureba, ndambwira Yesu ni Yesu, ujye ureba ibyo naretse. Pawulo yavuze ijambo rikomeye avuga ngo ibyarinda mu yanjye. Ntabwo twavuye mu burayi kubera ko twabuza abakiriya, hoyi ahubwo twabiretse kubwo kuronka Kristo. Niba waravuye yo kubera ko ubuza abakiriya nibagaruka uzasubirayo, oya comokayo kubera ko bitari ibyawe, kandi uronse wo Kristo uzakubashisha kubibamo, kuko Kristo arabashisha. Turashimira Kristo, haleluya. Yaratubengutswe natwe adutekereza ko turabo kwizerwa, arangije atugabira. Haleluya.
Yesu ndamubashimiye, arandinda ku myaka yanjye, arandinda, arinda ijambo yavuganye na mama. Iryo jambo yavuganye n'Imana avuga ngo ni umutungo, mvugira ngo ni umutungo. Uwo ni umutungo ubitse. Ariko wowe reka nkubaze, ubu udafite itaje muri iki gihugu, udafite n'ubutaka bukwanditseho, udafite na moto iparitse, ubura n'ijambo Imana ivugana nawe. Shaka amakuru. Jambo Imana ivugana umutungo. Uwo mutungo ukuvana mu bubobo, ukakuvana mu burayi, ukakuvana mu buderenka, ukakuvana mu buzima butagira ishusho, ukagutereka ahantu hari ishusho. Hari ahantu butuvanye buduteretse ahantu. Mumvugire ngo amen. Kandi naho tugana ni heza. Hari aho twicaye ni heza, ariko naho tugana ni heza. Mu Mana ibyaho byose ni byiza. Haleluya. Kandi tukiri mu isi zatwiyubahishirizaho. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana yandinze muri ubwo buhamya burebure. Ubuhamya burebure, ariko turashimira Imana ko naho itakura umuntu. Mama ntiyabibonaga nkuko nawe utabibona. Turi kubwira abantu buno buhamya kugira ngo Imana yongere ireme kwizera. Ijambo ryitwa kwizera. Imana yongere igarure kwizera mu mitima y'abantu, kuko abantu bagiye kuba basazi. Abantu batakaje Imana, batakaje ibyiringiro, abantu bari kugenda bivugisha nk'abatarigeze bizera. Ariko nimwongere mwigirire Imana icyizere. Iyi Mana yacu irakora, kandi niyo kwizerwa no gukora ibyiza bikora. Nta kinanira, nta kitabona. Ibyo wabonye nayo yarabibonye. Imana ishimwe. Ndabashimira Imana yagiranye imibanire na mama, ikayirinda, ikaturindira mu ijambo yavuganye na mama. Uyu munsi wa none icyo turi cyo nicyo yavuganye na mama kera, aho muri 2000 mu bubyutse bwitwaga Pastor Mupenzi. Murubona Imana ivugana nabo, iri kubabwira ati nzabarengera. None uyu munsi bicaye mu by'Imana yavuganye nabo. Imana ishimwe. Umama turasangira igaburo kera, ndanamuyoboye, ndi president w'ababyeyi murubonobono. Haleluya. Ndi muri ministeri y'ababyeyi. Imana iteye ubwoba. Njya mubwira ni mama haguruka utere haleluya, karira gusa nawe warira. Ejo bundi abo babyeyi mbanye nabo nibo banyirukanaga mu bikoni byabo nwite Fabrice. Babyuka bagasanga ndyamyemo ndi kugaragurukana nako kadafite igitenge, kadafite umwenda, kadafite sarubeti na mituweli. Bakambwira ati vahanga utabyarira. Ariko uyu munsi ndi imbere yabo, ndi president. Jya witonda ku muntu wese, kuko ntuzi icyo Imana izamugira cyo. Imana yagutunguza uriya muturanye, yagutunguza uriya usanga ku muhanda asaba. Jya umuha wikomereze, kuko Imana niyo nyiri imirimo, kandi ni umuremyi, iracyaremera abantu bayo. Imana irandemeye. Haleluya. Kandi buretse n'agakiza Imana yaduhaye Kristo, n'ibiteretse mu gakiza byose ni ibyacu, kuko yaduhaye Yesu ntabwo izabura kumuduhana n'ibindi byose. Mumvugire ngo amen. Nashimira Imana yaturinze, iraturinda. 13 turya umuziki, abagande babaranyanduje, banteye ibirwara, bangiye sehashika ndangirika, barasanasana biranga. Bashyize muri ecography basanga byararangiye kubera imyaka natangireho uburayi. Babahamama ifoto ivuye muri ecography, bamwe ati hangana, uyu mwana ntazabyara, uyu ntiyabyara, ntiyashaka. Ariko ibyo ngibyo byarangiye n'ibyo Imana ikeneye. Mumvugire ngo amen. Ibyo byakurangiriyeho bizanira Imana. Mama yavuye kwa muganga avana y'imiti n'ifoto n'amagambo asharira, ariko hari ibintu tumuherutse kuvana hana, ariko tugiye gusenga mu kanya. Mumvugire ngo amen. Ibyo twavanye kwa bamuyomba no kwa babene wacu nibyo twazanye imbere y'Imana, kandi muhumura Imana iragira ikibikoraho, kuko iri aha hantu muri iri hema. Amina. Mama avana y'ifoto, avana y'uwarangiye, avana yo n'imiti kwa muganga. Angejeje mu rugo, papa aratwirukana, ubuyobozi buzamusubiza mu nzu, budusubiza mu nzu. Mama arangije kundyamisha, afata ya foto ayijyana imbere y'Imana yavuganye nayo. Hari ibintu twazanye imbere y'Imana. Ngo arangije ngo agezeyo, ngo arahamagara muri imyarimye, ngo hamagara Yesu azarebe. Ngo hamagara Yesu, aramubwira ati ngwino urebe ibiri kuri iyi foto, ngwino wumve amagambo nabwiwe n'abaganga. Imana ngo imanutse iramubwira ngo humura, nzi ibintu nibwira nzakugirira. Mu Mana honyine niho hateretse ihumure ryuzuye. Utaboneye mu bana uhumura Imana iraryuzuye. Utaboneye mu bintu Imana iraryuzuye. Imana ishimwe cyane. Imana iramubwira ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira. Iramubwira ngo ni byiza ntago ari bibi. Iramubwira ngo ndagira ngo nkuremo umutima w'ibintu bizaba hanyuma. Nubwo mutubona dufite ibintu bizaba hanyuma, torero mureba rifite ibintu bizaba hanyuma, ubuyobozi mureba Imana ifite ibintu izakora hanyuma. Iki cyumba cyo kuwa mbere ubona hari ibintu Imana izakora hanyuma. Ku bantu bategereje Imana hari ibintu Imana izakora hanyuma. Imana iramubwira ngo hari ibyo nzakora hanyuma. Irangije iramubwira ngo dore ibyo nzakora hanyuma, urutonde rwa uriya nzamwiyubahishiriza, uriya nzamuha urugo kandi rwiza. Ni ukuri ifite urugo rwiza.
Imana iramubwira ngo kandi nzamurobanurira umugabo umukwiriye. Imana yarandobanuye muri iki gihugu. Ndi umwe mu bagore batunze umugabo Imana yandobanuriye udafite ipfunwe. Yari iniga ndi bebe, ari imbobo ndinda. Urumva Imana itarandobanuriye. Erega Imana izi bikwiye umuntu. Dukubitarira mu muhanda twese tuba mu muhanda. Aziburi nanjye ndarizi, azi umuhanda ndawuzi, azi umugore nanjye nzi umugabo. Urumva tutaraje duhuye we oya tujye tubwize. Imana yarampangitse, Imana yampuje n'ibyanjye. Imana ishimwe. Iya ni imari yanjye. Fokotane si debo bagihuze. Imana ibihinduremo icyo yagambiriye. Abari bafite ipfunwe ni muri shiri bagihuza. Imana ije kukumara ipfu. Imana ije kukugirira neza. Imana ije kuguhuza n'ibyo yavuganye nawe, kandi izabihinduramo uwo wundi. Ubu ufite ibintu ndi gupfa n'abantu. Abagore bari kureba ngo abagabo babo bakabona ngo nibagikwiranye. Niba ushaka akabyibuha wabwa Imana ikamubyibushya. Niba ushaka akaba muremure Imana ko ibifite ubushobozi ari mugufi wabwa Imana ikamugira mugufi. Imana ifite ubushobozi bwo guhindura umugabo wawe uko ubishaka n'umugore wawe uko ubishaka. Si abatagangaje. Ubu murabona bagihuza itamvaniyemo umugabo wanjye. Ariko ngwino hano, uyu niwe nashakaga. Ngwino igera hino. Hoya bagihuze. Murabona iyi famiye papa Fabrice itameze neza. Mani bumugisha. Ahashize yinyarira, ahashize yambara isutiye, ahashize yambara amasuji pafanareyo, ahashize yikorera kunga. Abantu bose baramwega bati cyakora mara ni uriya wari ugukwiriye. Ariko bagihuza Imana imukuye mu ndi. Barangaye Imana igiye kuhindura ibintu. Barangaye Imana igiye kuvunja. Barangaye Imana igiye guhindura. Barangaye Imana igiye kukurengera. Hari ukuntu Imana igiye kubigenza. Imana ntigira nkabo. Imana ntigira nkabo. Nta n'amateka Imana igira. Nta mubyara wayigira yitwa Imana. Uzimibyine ko mama yarariho. Uza agasuzuguro bamusuzugura bakadusorana n'inkoni batugurukana. None viya asigaye amubona akamubwira ati ni karibu. Aho twasuzuguriwe Imana izahatwubahisha. Ahantu twatukiwe Imana izahadukoresha amadede. Ahantu badukubitiye Imana izahatwomorera. Hari ibintu Imana igiye gukorera abantu kuko bagumanye nayo, bakihanganana nayo. Ibintu birahagusa n'ubuhanuzi. Uyu munsi Imana yateguye ibintu by'ubuhanuzi. Mutubabarire rwose, nta kuntu twabigenza natwe twabuze uko twigenza. Ariko tugiye gusoza, ariko ntuze kubifata ukundi kuntu ngo nyine ri gutangira agasoreza aha. Nanjye nuko byaje. Iyo byabaye ibipatosi biba byahindaguritse. Ese wowe wabigenza ute? Ariko bagihuze muvanyemo uwo nashakaga. Mwabadamu barahamwe, Imana impinduriyemo umugabo nashakaga. Nanjye naramurebaga nkibaza. Yangwarishije urumogi aho mu kiderenga, akajya ngwarisha urumogi aho ngaho. Kambwira ati nabiraye inzanya ko nkuzana iburi Imana ijya swinje usinzira Imana niyo nkuru Imana. Ahatari ibirayi umugabo wabwiye umugore neza. Mama hatari ibintu wabwiye umugabo ko Imana izabagirira neza. Umugabo buri byiringiro nawe buri byiringiro, mwese murire rimwe. Imana itugirire neza. Abadasenga batake natwe dutake mu burogo numwe. Imana irababaye. Abantu babuze kwizera, barananiwe, baracogoye. Ariko bagihuze muhumura Imana yarabarebeye. Nasomye ijambo riramya ngo Imana yitegereza Abisiraheli imenye uko bagize gute. Uziko Imana yarebye icyumba cya Sejemu uyu munsi ku wa mbere ikamenya uko mumeze. Ubu Imana yampaye akazi kanyu, umugabo afite akazi ariko twabuze ukuntu twigenza. Turabireka byose turavuga tuti hoyereka tujye kwa data, tujye mu murimo wa data. Naho tuje kubabwira ko bagihuza Imana ije kugirira neza abantu bayo. Ariko haleluya.
Imana ni data, Imana ni data. Imana iramubwira ngo nitwa Uwiteka, uriya nzamuha abahungu n'abakobwa, muri uwo mugabo bazabana nzamuha abahungu n'abakobwa. Iramubwira ngo ibyo byose nzabikora nk'Uwiteka, ngo kugira ngo ab'icyo gihe batizera bazamenye ko ndi Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Iyi Mana ifata ibintu bitariho n'ibidashoboka ikabihindura bishoboka. Wewe biyiharira. Impamvu wayibuze nuko washyizemo abantu n'ibintu. Hari ibyo warebaga, hari abo warebaga ukibabona nta Mana urabona. Banzu uyivane mu makavuyo, uvana Imana hakavuyo, uyibwire ngo ndararamye ntegereje gutabara kwawe. Jambo ryaramye ngo nimubona ibyo bibaye muzararame mutumbire mu ijuru, ngo kuko niho gutabarwa kwanyu kuzava. Mumvugire ngo amen. Abizera Imana mwese gutabarwa kwanyu kuzava ku Mana. Bohoka ku bantu ngo Imana ndabyara nawe unsura, ngo wite, ngo bundi se baza aho ntuye, ubona bafite amasengesho yuzuye amatiku gusa. Vana amatiku mu masengesho, hamagara Yesu azarebe, niwe wenyine wagira uko abigena. Abagututse bazihana Yesu nahagera, abakuvuze bazihana, kandi ibyo banavuga ni ukuri. None se undi niba baravugaga bati umugabo mukwiriye n'uriya, koko yabaga yinyari nkaba namuteruye hari ibyo bavugaga si byari ukuri. Ati iyo mbobo niyo igukwiriye, ariko Yesu aderebye abona ko ibinkwiriye nanjye ibi byambera, nanjye ndaberewe. Ariko haleluya, kajya mbwira ngo uriyo wiri guterura ku muhanda yasinze muzakorana umurimo, azambara ikote mukorana umurimo. Mbitegereza imyaka 10 nkubitwa amanywa nijoro, sinaruvamo. Nta polisi igeze yinguka iwanjye, nta ribu. Hari abantu bazahagarara imbere abandi bakabatsindishiriza. Ntabwo Imana izaburana nawe, kuko ku byakunaniye hari abandi babishoboye, ibyo byakunaniye hari abandi babitwaranyemo. Kandi izo ntwarane Kristo azazirata, zikiri no mwisa azazihindura ibyirato. Imana ikambira ngo ihangane, kuko twamaze kubana tumaze kugirana muri urwo rugo, kuko imbobo zaraduteranyirije. Bankura ku muhanda inda ibura umunsi ngo ivuke. Nje navuye ku muhanda ari kuwa 4 mbyara kuwa 6. Navuye munsi y'ikiraro ari kuwa 4 ku itariki 4 z'ukwa 11. Imbobo ziteranyirije ziguza agasafura n'agasahani. Ziraza marine ngo zibonana nazi kopya, arizo na kopya zikizwa zitanyishyuye. Hari n'izikiriyo nirwa mbaza ko zizanyishyura, ngo zikamya ngo Yesu yaranyishyuye. Nuko ngo zisangana zibaniye neza, ngo zirabwirana ngo Mana iriya baby yacu ntabwo yabyariye mu mihanda Mana, mureke tuyiremere. Barayiba baratubura imbobo, bariba baratubura, bashyira mu mago, bakodesha akazi k'5,000 amezi 2 10,000 kwa rukemura hejuru mu rubono hafi y'ababyeyi. Ubundi ayo mateka ufite Imana izagutabarira aho ngaho bakiriho, kandi ntujye ngo ruwizica, zabaramisha kugira ngo barebe neza yaje. Mama ndebera munsi y'ikiraro adafite ubushobozi bwo kunkurayo, papa ari umusinzi, amwe ati nzibeshye musanga nzabatemana. Mba munsi y'ikiraro mama na papa baba mu nzu n'abavandimwe banjye. Ariko igihe kigeze imbobo zingirira imbabazi zitukura yanze. Bari mu nama yabo nk'imbobo, iyi nigira avuga ati ariko Mana yambwiye kandi njya muteye inda, niba ari nge ntago mbizi. Barambwira ati genda umutunge urerere izindi mbobo, niba atari n'uwawe Mana, imbobo zose ni kimwe. Ahita azarantunga, baradusezeranye, ubu baradusezeranije. Mukuru w'imbobo buriya habagamo perezida na vice, nge nari vice w'indaya. Hanyuma nawe yari ari muri komite y'izo mbobo Nyabugogo kuri ako gasima. Mu komite reba bahita bamushingira, izindi komite ziraterana ziza gushingira abakomite. Iwanjye mu nzu haba ikirori cy'urumogi na kanyanga, baratumura imyotsi baranywa kanyanga. Barangije barahaguruka, perezida wabo ananshingira, arambwira ngo Mana tugiye kugusiga iyi niga, ntuzayiteza ababire n'abatafu n'amageni Mana, ngongera usambane uzayikunde, nujya uyiburana kawunga n'ibirayi, ujye udusanga ku gasima tugukubita umwotsi usinzira. Imana niyo nkuru Mana, baba baransezeranije. Nawe bamuha amategeko ko atagomba kumbabaza. Najya bura kawunga n'ibirayi basanga ku mihanda bamukubita ibura nzanire nkwe nsinzira. Imana niyo nkuru. Nahageze ku itariki 4 ari nijoro saa 12 mba ndarufashe. Buriya rero twese twitwa abadamu, turi ba mama Fabrice, ariko buri wese afite uko yarufashe, buri wese afite uko yarwinjiye. Ariko Imana ishimwe, banarwinjiye. Ku itariki 5 nirirwa mu rugo ntunganya utuntu ku mutware. Ku itariki 6 ndara nabi, ku itariki 6 mba nageze ku Muhima. Bwagiye gucya ku itariki 6 nageze ku Muhima. Ku Muhima mba mbyaye Fabrice bitanuranyije, dore ko Imana yita kuba yizi n'abatayizi. Fabrice wanjye bageze ku isi, muhungu w'igikara usa na papa. Imana ishimwe, nta mwana usa na nyina mw'abadamu, bana bose basana ba papa. Nujya kunywa igikoma hano uzavuga ati misaya ni ya papa, bazazana fanta. Uvuga ati amazuru ni baza ni yindi. Nushaka kunywa fanta nyinshi aho babyaje uvuga ko umwana asa na papa, nta mwana usa na nyina. Ariko Imana ishimwe, baramuhamagara bati ngwino urebe wabyaye. Araza aramureba, ambwira ngo uruwanjye Mana, uruwanjye.
bamwe ngo ngojyana n'ikigoma n'isarubeti muri materiel bari baguze ibyo nta byari birimo, nta n'igitenge cyarimo. Zana igitenge cy'umubyeyi uzana n'ikigoma n'isarubeti. Ahita abwira muganga, muga yiyeranje man, yiyeranje. Muganga yasigaye yiyeranje mu mashuka, asigara dufatiye mu mashuka, undi ahita ajya Nyabugogo ku Gasima ajya kumenyesha imbobo ko babyaye. Kandi ngira n'amahirwe ugomba nabyaye umuhungu mu gihugu, nongereye imbobo mu gihugu. Baraserebura nduru ziravuga, bahita bayiba barayasaka baratubura, bahita bashaka amafaranga kwa muganga bari banciye 15 nta mituweli 90. Baraza bankura kwa muganga, nsanga batokosheje za nyama za marato, habaga inyama zo ku masahani za 200. Ku masahani bazunguzaga bagenda baguriza 200 zimwe utashiko, mbese urashikura waruhwa nyine ukashira hasi ukanywa isosi karyama. Kandi nawe ukabahumuje inzoko kayibya turiye inyama yakira. Kumwagiye munyurwa. Barazitogosa, isosi barayitogosa. Bazana urumogi na kanyanga baranyitegura. Mpageze bankubita isosi, bankubita kanyanga n'urumogi. Bakira umuhungu wabo baramumwotsa. Mwana bakajya bafata umwotsi bakawutumura, barangiza bakawucuma, barangiza bagafata bakamuhuha amazuru no mu kanwa. Kabebe kakabati ngomwotsi. Tazakuru tazuriwe. Mwana tangira kumwotsi ku kiriri. Uje kumusurinda mukanye n'umwotsi. Mbobo hafaho. Bahita bamwita izina. Barambwira ati Imana niyo nkuru zabaho. Imana niyo nkuru zakura n'ababyeyi bawe babayeho. Uje kwisa ariko uzabaho humura. Turakwise witwa Imana niyo nkuru Irene Fabrice. Nubu niko yitwa. Yitwa Imana niyo nkuru Irene Fabrice. Ariko Imana niyo nkuru. Abariswi yitwa n'imbobo. Mu minsi mike uyu mugabo mba ndamunaniye. Nzanye ibyo mu muhanda kuko ntago nari nyimona kanyanga caka, ntago zari zuzuye. Kandi yarankaniye mbere imbobo, arambye ati ningufatana n'indi mbobo nzakumena itara nijisha. Nuhura n'umuntu akamwe ati ndakumena itara gihungisha amaso. Murakoze. Hamwe ati nzakumena ninkufata, ambika mu bwoba butuma ntinya umugabo n'igisa no kunya gusambana. Aramfasha muri ubwo buryo, ariko nanjye ndamukaniriwe mu nzu, nkajya ndaramukubita amanywa nijoro, tukara tugurukanye n'imbobo yanjye tuguruka mu nzu twakinze. Buriya nuturana n'ingo ziniga n'abajamu mujye musenga cyane. Abaturanyi bari baragoye bahura bakiza, abandi bundi tugakinga tukanga ko badukiza. Hanyuma umwana yarira kamwe ateshere genda wotse umwana ugaruke turwane. Agenda nkicara nkonsa, umwana yamara gusinza nigaruka wambwa tukongera tukaguruka. Umwana yarira nkajya konsa nkagaruka. Myaka 2 yashira tuguruka nge n'umugabo. Nta udukiza umugore n'umugeri n'ingumi, teremusi zikahashirira, ibikombe bikahashirira, kandi ntagomba kumwubaha. We yashakaga ngo ibyubahiro ninde rora binyigishije. Mu muhanda nari icomotse, nari nzi kubaha umugabo, ngo gashaka ko mwita umutware, ngo va yurye wambwawe. Kaza karye cyakabireka yatinda gasanga ndabimaze. None sinari kubigenza. Hari umuco nari narize. Hari masenge wari waranyi. Ariko Yesu turamushimiye. Maze Yesu yitegereza iyo miruho, areba ukuntu mamagara umugabo ngo va yurye wambwe, va yurye wamusega we. Arandeba ubucamuke, nkajya utariho nabaho. Buke yarasezerera. Nihuta ngo soza arasezera. Shoro rimwe nazibagirwa, arambye ati umva nkubwire wandaya. Uri mubi, uri igini, uri umudayimoni yego. Arambye ati ndakwirukanye. Arangije aranyirukana kuko mbona biremeye. Rero buri uriya mugabo uri gusuzugura ngo utariho naba, uburi yagiye nibwo wamenya agaciro ke. Uzabimenya agiye ahambiriye agiye. Uzi ko yansezeyo nkatanya kubona agaciro ke, nkatanya kubita ngo shera kamwe gashirira amenyo. Ibyo utavuze mu gikunda nari uzabivuga atakibikeneye, wabimuhaye akibikeneye. Urakoze. Ntangira kumwita shuwa kamwe ati ndakumena itara. Ejo mu gitondo bujya gucya wagiye wamviriya. Ntangira kureba munsi y'ibiraro nsanga sinzashurana n'umwana. Ntangira kureba mu buraya, narashatse imbobo zamenye ko nashatse nta mukira nzongera kubona. Ntangira kureba iwacu, nsanga iwacu naho banavuye banyirukanye nta urongera kunyakira. Isirangaranga kirere kimbana kinini. Buri impamvu utazi umubare w'amabati yiwawe cyangwa amategura ni ukubera ko utari wahura n'ikibazo kiyakubarisha. Narabaza amabati menya imiguno y'amabati iri mu nzu twabagamo, kubera kwa nyirukanye nkashakisha ikintu cyatuma twongera ngo tubane byibura bagakingirizo kagenda kibura. Haciye hagahe gatoya Yesu wabambwe kitangira bari mu isi bose. Shwiri rya riraza rituje rirampamagara rirambwira ngo mama Fabrice, Yesu aza amazina yacu, avuga neza, niwe wakuzanye kugira ngo uyu munsi mugirane umubonano. Abiri warwanye n'Imana. Haleluya. Uyu mubonano wacu n'Imana utandukanye n'imibonano y'abantu n'ibintu. Ufite
Imana ibifitemo inararibonye. Narararitswe ndaritswe. Ijwi riramamagara riramyangura rushye, ndikiriza ngo ndarushye. Iyo wemeye kumvira urya ibyiza byo mu gihugu, ariko kuko wanga ukagomera mu nzu y'Imana inkota izakurya. Ndikiriza nemera umuruho wanjye. Ubu dufite abantu barushye ariko batari bemera ko barushye. Baracyakanira bati hoya ntago ndi umunyabyaha, kandi urabizi ko Yesu akubwira ko uri umunyabyaha. Yesu arabikwemeza, aranyemeza ambwira ko ndi mubi, ndabyemera. Mu gitondo aramya ngo duhurire mu nzu yanjye, ndakarabana nkubitamo yakora yanjye na mukondo wazi nabitenye nagiraga. Yajyagamo amafaranga njya kugura ibitenye nkagira nkagura mukondo wazi na mini. Kamwe ati none si ibitenye biri, njye se ndi umugore. Uko niko twabanaga. Hanyuma nkubitamo ya mukondo wazi na mini, nkubitamo wa mwana mu mugongo Fabrice mbona nkubita ku kibambasi w'umutwe gusa udaseka, we wishwe n'urumogi utazi kugenda, umaze imyaka 2 atazi kugenda kubera umubabaro. Ntago nenzi guheka umwana namutwamureresheje urumogi, umwana agahora aryamye ku buriri, yataka nkamukubita umwotsi kabarongera asinziriye. Nta marira y'umwana narinzi, nani y'umwana nayimenye maze gukiza. Hanyuma wa mwana mukubita mu mugongo, mbandiye mu materaniro. Ngeze yo sanga ni ya materaniro mama yavuganiyemo n'Imana. Mumvugire ngo amen. Yitwa y'abagore. Ngeze yo sanga n'abagore bateranya aho Imana yavuganiye na mama, sanga niho yamamagariye. Nicara inyuma iriya amaplante yanjye, amashenete, muri bijuteri ninjye wabaguzwimo. Ntumbwire kugura igikombe, ntumbwire kugura isahani. Oya, nahoraga ncunga ikintu cyadutse muri bijuteri. Urunweri narumaranaga icyumweru kimwe, nta runweri rwanukiraga ku mutwe. Oya rwose. Ku cyumweru nabaga ndi muri salon nagiye gusokoresha. Akayabona atayabona karara hanze. Nkamuraza hanze mbwa nimbwa nkawurarana n'izindi mbwa hanze. Akagenda kayiba paka yazanye. Naramuhangayikishije. Yesu andebye abona ndi mubi, arampamagara. Ngeze mu nzu y'Imana, nicara inyuma iriya ndabapinga barokore narabangaga, mbona abantu bantazi batize bambara ibintu ntazi. Nzamura amazuru, nahura nabo nkazamura amazuru. Ntago nanzi ko ngo mwiriwe, mubwira ngo mwiriwe makiyaje yanjye iveho umangaye. Oya rwose amazuru nkazamura, ayiwe mbona arizo ndushyi, ariko nitwe twari turushye, bo bararuhutse kuko bari mu nzu y'Imana, bari mu rugo rwa data. Imana ihabwe icyubahiro. Nageze muri urwo rugo rwa data, Yesu aranyemeza. Iyo ngeze aho mbwira abantu ngo ndagira ngo nkubwire ikintu cyose umwuka wera kwemeza kureka jya ukireka, kuko nibyo bigufitiye umumaro. Mwuka wera ngiye yaranyemeje, aramfata. Hanyuma barokore baravuze, barigisha, barihanisha. Nkajya mbona byose bari kutsakuza ngo batinze kurangiza ngo nigendere. Ariko aho bigeze mu masaa 9 bahimbaza Imana, batambira Imana, bazamura amaboko ko akundi twayitambiye. Mwuka wera araza aranyemeza, aranganiriza, anganiza kuva ku musatsi kugeza ku runweri, anganiriza uko nambaye, arampugura, arangije aramya ngo uri umunyabyaha. Ndangije manika amaboko ndavuga ngo ndi umunyabyaha. Umuntu Yesu atari yemeza ntago wamubwiriza ngo yemere. Mureke Yesu aze yiyemereza abantu. Yesu ankura inyuma iyo ndaza mfukama imbere y'abantu, yabo babyeyi, ndatura. Iyo Yesu yaje arakwereka, umwuka wera yageze nta kigenge kihaba. Ndatura, natura ubwibone, natura kunanira umugabo. Yesu abaramanutse, amanukira mu muhanuzi, umwuka wera baraje avuganye nawe. Haleluya. Imana iramira ngo uhereye none ndakubyaye, kandi nkubyaye nk'umukozi. Mumvugire ngo amen. Mana iti nterure ntereka ku biro bya mama Pasteur Mupenzi, niwe wari president. Iramubwira ngo nderera kuko ugiye kurerera igihugu, ugiye kurerera isi, ugiye kurerera itorero. Imana babwira ngo nimuzanye kugira ngo mujya munsi igihe umukozi wanyu. Irababwira ngo muntoreze umukozi. Mumvugire ngo amen. Kuva uwo munsi bahise banjyana kunyakira, barangaburira gasosi n'ubugari n'icyayi. Mbega amazi bankarabije nazibagirwa, ashushe mu kabari ntibigeze bayankarabye. Abiki gihe sinzi akabaro aho bigeze, ariko icyo gihe cyacu nta wadukarabye ambaga amazi ashyushye. Ariko mu nzu y'Imana tuhageze badukarabye ashyushye. Barankarabye, bantereka icyayi gishyushye kiryoshye. Ayiwe numva ko Yesu agira neza. Mba ndahamagawe, ahita mperekesha inote y'igihumbi, arambwira ati umuvuga butumwa umukozi w'Imana, Imana yaguhamagaye twumva. Akira igihumbi tahu usanga urugo rwawe. Arambwira ngo nta mugore ukishijwe wahukana, na bugingo n'ubu imyizere n'imyemerere ya mama Fabrice nzi ko nta kintu cyatuma nahukana cyangwa mu rugo rwanjye. Nzarwana intambara kandi nzayisoza neza. Imana ishimwe cyane. Ibyo urwana nabyo nanjye ndwana nabyo ni bimwe, shusho ni imwe, ariko mureka twihangane turwanire kwizera no gukiranukira Imana. Imana izaza ntago izaceceka, kandi ntawe utahinduka. Imana ishimwe. Soza ndashima Imana. Amen. Ndabashimira Imana yakoze ibirenze, kuko maze kwakira Yesu
Yesu ntiyasigaye mu rusengero, twarajyanye no mu rugo twa ya note y'igihumbi, ndagenda nkuraho imisatsi, nkuraho amakiyaje, ndajugunya byose muri wese, korana mini ndajugunya. Umurokore wa mbere wasi yanzanira ikijipo n'igitambara, arantega arambwira ati dore nk'uko ukuntu abakozi b'Imana bambara, n'Imana iguha umugisha. Arigendera arasenga aragenda. Umugabo atakira asanga ibya habaga amakiyaje najugunye, ahabaga mukondo wazi namennye najugunye. Arambaza ati ariko nakwirukanye none wasaza, ubundi se kutamviriye mu rugo? Abarokore bari banyihanangirije baramya ngo nta murokore uvuga umugabo avuze. Iyo umugabo avuze nabi umurokore araceceka agasengera mu mutima, ntamena. Ntangira asenga Yesu w'abarokore. Umugabo araza aravuga ntamena, ni mu izina rya Yesu w'abarokore. Hari ijambo yavuze, ndavuga ningiye kubanza nkubwire nkumvishe nzakizwa nyuma. Oya ndigarura, oya nabaye umurokore. Ndakomeza asenga Yesu w'abarokore. Yesu aramfasha. Yesu niwe mufasha wacu. Haleluya. Yesu araza bigenza neza. Umugabo aravuga ageze ahabona ibintu ari kuvuga ntago mbyitayeho, ngo ndi muri Yesu w'abarokore, ndimo ndasengera mu mutima, ndi guteka. Aragenda ariryamye, kumbaza hano natetse amafaranga nayakuye natetse, ko natetse amafaranga nayakuye nacecetse. Yasanze nteze ibitambaro n'amajipo, ibintu byose najugunye. Ubundi byako reka ndacecetse. Ariko ibya Yesu birigaragaza. Yesu ntagahishwa, ahageze arigaragaza. N'umugabo w'intwari. Aragenda ariryamira w'abandi ngo araze kureba ibyabaye. Reka mpishe bya biryo rero. Bari bambwiye ngo sinonje kugenda nikaraga ngo mbwiye ngo va ibyo wambwawe. Mwa Yesu ni mu kigo nderabuzima. Twahigiye, twarahageze. Yesu araturera tuvana mu bubobo n'uburaya, aduhindura abana biwe. Barantoza barambwira ati ntiwonge kugenda wikaraga mwifate gutya, ntabwo twe twifata gutya. Tugenda twitonze ukavuga ngo karibu kumeza mutware. Mbega ijambo rikomeye. Mbaza president, ndamuzana president, nanzi ko mutwara ari umutware nk'akarere ka Gasabo cya Kanyarugenge. Arambwira ngo hoya ngo nuriya mugabo wawe ni umutware. Natashye ndi repeta, karibu kumeza mutware. Arambaza ko narikuye, karibu kumeza. Natashye ndi repeta. Hanyuma mpishije bya biryo ntereka ku meza, ndagenda aho aryamye, ndamureba arandeba rirananira. Ndavuga ngo arambaza ko narikuye. Myaka yose ishize mwita imbwa n'umusega, none ngo umutware. Ndavuga ariko bambwiye abarokore ariko ndavuga, reka mbivuge. Ndavuga karibu kumeza mutware. Arambaza ngo uvuze ngo iki? Ndisubiramo, karibu kumeza mutware. Ndeba mu kirere, arambwira ati reba hano. Ndahareba, ariko ibintu biri kuvuga byagute, ariko byari byanteye isoni. Ko ntabwo byari umuco wanjye, ariko hari umuco w'Abayuda, hari umuco w'abagore bubaha Imana, hari umuco uko bavuga nuko bitwara. Tugira itandukaniro. Imana ishimwe. Ndamubwira ni wereye none nakijijwe, nakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Niwe wamenyesheje kuri umutware, ntukiri imbwa, ntukiri umusega, wahindutse umutware. Arambwira ngo uwo mugabo Yesu wakiriye akakumenyesha ko ndi umutware w'urugo rwanjye, nanjye nk'umutware nubashye ibyo yakubwiye. Guma mu rugo rwawe urwubake. Kabiri, nzaguhemba nk'umutware. Yaramembye. Muri iyo minsi Imana isihindura amateka, kuko Yesu yageze ahindura amateka. Ahita amuvana muri bombo na shiketa amujyana muri Jaguar, tanya kujya Kenya na Uganda. Imana isuka icyo bita inoti. Iyi Imana mwicaye imbere ifite inoti, shatse yazi gupasa cyangwa ikagukuzaho. Abantu bakujweho nayo re mwihangane izabapasa. Imana ishimwe. Imana idupasa amafaranga, irayadupasa. Ndarya ndanywa nambara neza, ndavuga ni mbega ibyo kwa Yesu we ndaryoherwa. Yesu arandeka, niga umubatizo mba ndabatijwe, nuzura n'umwuka wera. Mumvugire ngo amen. Maze kuzura umwuka wera, Yesu aramya ngo uzambera umukozi, kandi nta mukozi wanjye wakwishyira mu by'ubuzima ngo abakinejeje wamuhaye akazi. Yesu aramya ngo ugiye kwinjira mu ruganda, ugiye gucurwa, ngiye kugukuramo. Rero najyaga ngenda acumbagira ubwo busitani bwose narabuzanye mu nzu y'Imana, bakajya bambaza ata ku mafabrika ujye ucumbagira. Ni nuko narindaya, navuga nkavuga nderembura ibyo mvanye mu kabari, bakamaze ariko se kuvuga urerembura. Iyi niko twareba. Imana iramya ngo hoya ntago nagukoresha urerembura ucumbagira. Dufite Imana ifite icuriramo abakozi. Mwebwe ni muyiharira akazi. Kandi abantu ikibazo banze ko Imana ibanyuzaho yo igomba kubacira ngo ibahinduremo abishaka. Imana ifite uko igushaka, niyo mpamvu igucisha aho ishaka. Imana rero itegura iniga yanjye, iniga ishyira ku cyo bita inkoni. Iyi niga yaranigaguye, inkubita ingumi z'amazi yashyira ku murongo, nambara ibirahure, iranconga inkubita imigeri n'ingumi, hanyuma umusigaye ngenda neza nk'umukozi w'Imana. Cyo bita uruganda. Imana itegurira mu mugabo wanjye, niga yanjye nishakaniye nayo, iragenda irasinda, iragenda nkajya njya kumwishyurira aho yasambanye yabuze yishyura bamufatiye ipantaro. Iniga iranyemeza, ariko ndwana nabyo kugira ngo nzamubone yambaye ikote. Imana yarambye ngo uzamubona. Ndavuga ni sinitaye ku cyari cyo, none ndi gutumbira icyo azaba cyo. Tumbira icyo Imana izagukorera hazaza, uve mu cyo urimo none, kuko nureba icyo urimo none uzizengurukaho ntacyo uzageraho. Ariko reba ibyo Imana yavuganye nawe. Muvuge ngo amen.
ndashimira Imana ko nyuma y'ibyo byose Imana yakoze ibirenze. Haleluya. Ndasoje, Imana yakoze ibirenze nkuko yabinsezeranyije. Yamuhaye agakiza, imaze kumuha agakiza iratubwiye ngo mbavanyeho n'umwaka w'uburayi, idukorera n'ubukwe. Mumvugire ngo amen. Uyu munsi ndi umugore we wemewe kandi nishimwe. Umuntu warinda yagakora ubukwe ni Imana. Mumvugire ngo amen. Imana inkorera ubukwe, nanjye njya mu kwa buki kwa mezi 2, njya ku mazi, njya kumva ko Yesu agira neza. Tuvuyeyo rero Yesu atubwiye ngo mbafukuriye riba ry'umurimo, niho hahise haza ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge. Hanyuma rero dutangira gukorera Imana, indaya ziva y'imbobo ziva zatubona zikavuga ngo Imana ivanye mu jama ngo natwe turaje. Bari kugenda baza. Imana ishimwe. Imana ireba ukuntu abantu badusetse, mugabo akazi baramwirukanye, nanjye nari umukozi gusa w'Imana, ngenda nkorera Imana nta kintu ndebye. Imana ikamya ngo nzaguha ingororano ukiri mwisi. Imana ifite ingororano tukiri mwisi. Mumvugire ngo amen. Bantu baradutuka badufata nk'abayobe, twatambukanye nayo ngo dongo bagiye kuvuga uburaya bwabo n'ububobo, ngo dongo ndari ndaye n'imbobo, bakaduseka. Abantu nibaguseka umenye ko bagusunikira Imana iri. Niba kwita amazina umenye ko Yesu batamwise make. Mugabo ndambwira ni dukorera Imana, twavanze muri iyi Mana harimo ibintu, harimo ibihishwe Imana yavuganye nanjye, na waranyemera turayikorera. Inzu baradusohora tugeza ku mezi 7 y'inzu. Nyirinzu atubwira ati sindi yashise yari ifashe imbabare, abana barasonza, tugurisha televiziyo, tugurisha amaradiyo, tukajya tujya dufata amatike tukajya gukorera Imana, tukajya kugira abantu kuntu Yesu atugiriye neza. Mumvugire ngo amen. Gihe cyo gusohorwa mu nzu kigeze, turi kwitegura ukuntu tugiye gurambagiza ishyamba tuzajya kubamo, kuko iwabo ahavuka nta mugabane uriyo wiwe. Mbese umukecuru yarabiriye birarangira asigaranya hawe. Nanjye iwacu aho mvuka turi abana 8, ndi n'imfura. Nta hantu hariho kutugabanira. Ndemwe rero iwanyu nta hari hari abantu bafite igisekuru gisekeje nk'icyo kiwacu, ariko muhumure turi mu gisekuru cya Yesu, azatugabanira. Yesu arangije aratureba, areba ukuntu tuganiriye, ukuntu nta hantu dufite igisekuru kiratugabana ngo kitucumbikire. Ndemwe turambagize ishyamba rifite pinusi, dushyiremo abana bacu 3, twaka ikiringiti gusa nyine inzu tumusigire ibi byose, yishyura amezi 7. Tugere iryo joro twaganiriye dutyo, twihaye ubuhamya dusanze ntacyo dupfa n'Imana. Ndamubwira ntitugere iryo joro Imana irarana umuntu. Uzi ko Imana ifite umuntu wawe? Mumvugire ngo amen. Imana irarana umuntu araturarana, aratubwira ngo murashonje, ubuzima bwanyu nta shusho bufite. Imana integetse kubakoreraho umugisha, adukoreraho umugisha na bugingo n'ubu. Mumvugire ngo amen. Uyu munsi wa none ndikorera nanjye nambika abageni Nyarugenge. Mumvugire ngo amen. Buri mezi 6 yohereza igishoro cyo kugira ngo ndangure, cyo kugira ngo mbeho. Imana ishimwe. Ikigeretse kuri Imana iratubwira ngo nukuri nzabaganira amasambu, mbagabanira ibibanza n'amazu. Turashimira Imana ko yabitugejejeho. Mumvugire ngo amen. Dusome ijambo ry'Imana. Nta Imana itakura umuntu, nta na Imana itashyitse umuntu. Dusome gitabo cya Nehemiya, nukuri soma gusa sindi sobanura, turarisengeramo. Gitabo cya Nehemiya bice byaho ni 2 umurongo wa 11. Turisome turisengeremo. Nehemiya ibice 2 umurongo wa 11, page ni 458. Haravuze ngo nuko ngeze i Yerusalemu marayo 3, nijoro mbyukana n'abantu bake, kandi sinagize umuntu mbwira icyo Imana yanjye yashyize mu mutima ngo ngikorere i Yerusalemu, kandi nta farashi twajyanye keretse yari impetse. Nuko iryo joro ndasohoka nyura mu marembo, nyura mu irembo rijya mu gikombe, nkomeza inzira y'iriba n'iryikiyoka no mu marembo rinyuzwamo imyanda. Nitegereza inkike z'i Yerusalemu zasenyutse n'amarembo yaho yahiye. 17. Mpera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo Mwami yambwiye. Baravugana bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ubwo namenyeshwaga ko nzaza, nashyizwe ku mutima iri jambo kugira ngo turiganireho cyangwa mu minota mike turisengeremo. Imana ishimwe. Iri jambo ndishyirwa ku mutima, nabwiwe ko hari ibintu byasenyutse. Hari imitima y'abantu isenyukiye imbere y'Imana, hari ubuzima bw'abantu busenyukiye imbere y'Imana, hari ubushobozi abantu bari bafite bwasenyutse. Ariko ndabwirwa ngo mbabwire, mbatangarize itangazo ry'urimpaye ngo nimbabwire ko Imana ije gusana ibintu byasenyutse. Imana iracyahari kandi ije gusana ibintu byagize gute
niyo ntego y'iri jambo. Mumvugire ngo amen. Nubwo hari ibintu bigusenyukiye imbere, nubwo hari ubuzima bwagusenyukiye imbere, nubwo hari ubuhamya bwagusenyukiye imbere, nubwo hari urugo rwagusenyukiye imbere, nubwo hari abana bagusenyukiye imbere, ariko hari Imana ikiri umwubatse. Imana cyari umwenjeniyeri w'abantu bayo. Mumvugire ngo amen. Imana ishimwe. Ahangaha yashoboje Nehemiya. Naratangaye cyane. Mpabwe ya magambo nabwiwe amagambo akomeye. Nganirizwa ukuntu ngo Nehemiya ngo yabanje aragenda asura amateka. Aragenda asura amateka y'i Yerusalemu. Arayasura arayitegereza. Mbere yuko ucika intege, sura amateka y'ahantu Imana igukuye. Sura amateka y'ahantu Imana mwanyuranye. Sura amateka y'ubuzima mwagendanyemo. Imana igukomereze muri ayo mateka mu izina rya Yesu. Bamwe bafite ibintu bishingikirijeho, ariko nawe ushingikirize ku mateka yo mwanyuranye n'Imana. Mumvugire ngo amen. Nehemiya yarabanje aragenda asura icyo bita amateka. Sura amateka y'ubuzima, asura amateka y'i Yerusalemu, asura amateka y'ukuntu hajya gusenyuka byagenze. Imana itugirire neza. Hanyuma amaze gusura ayo mateka, ijambo ryambwiye ngo arangije arasenga. Numara gusura amateka nibigutere kwiheba. Ahantu mama Fabrice mbanye na papa Fabrice n'abana hari kudutera gusenga nta kwirara. Abantu bageze ahantu baradamaraye, abantu bageze ahantu ntibagishaka gusenga, abantu bageze ahantu ntibagishaka kumva Imana, ariko naho umuntu agera adakeneye Imana nta buzima wageramo. Rero nge narinzi ko buriya abadayimoni binjirira mu miyenzi. Ntabwo narinzi ko mu gipangu gisona abadayimoni bakubita bakakumvisha. Hayiwe najyaga mbwira Imana nk'ibwana, ariko Mana ubu munsi uzamiduka nk'uko ubimbwira, ukama gukorera i Nyarugenge nk'uko ubivuga, ukankura mu gataro, warangiza ukankuraho amagambo abantu bavuga ku buzima bwacu nta shusho, ukampera ubuzima ishusho, ubu nzitwara ne? Ariko aho ngeze naho haransaba amasengesho. Ni hahandi abantu batangira kuvuga ngo ibyo afite yabivanye ikuzimu. Ni hahandi batangira kuvuga ngo ibyo afite bihabwa n'abagabo bakabitwerera ibyaha. Ariko turashimira Imana ko yaduhaye ibintu bifite ubuhamya. Mumvugire ngo amen. Bifite ubuhamya bwa none. Imibanire ifitanye n'Imana bari yukomeraho. Sura amateka bigutere gusenga. Imana ishimwe. Nehemiya byamuteye gusenga. Amaze gusenga amenya icyo akora. Imana itugirire neza. Hanyuma rero amaze gusenga Nehemiya yaragiye aragenda ajya gusana inkike z'i Yerusalemu. Mwene data shuti y'umusaraba, gira ubuzima uvamo. Tugiye kugira ibintu twiyambura mu kanya, tugiye gusenga. Hari ubuzima Imana yantumyeho dukwiye gusengera. Hari imitekerereze Imana yantumyeho dukwiye gusengera. Haracyari imbaraga, hari amavuta wazamura ya kwa kwizera batwigishije. Ariko abari bari aha mumvugire ngo amen. Niba indaya yarizeye ku rugero imanika agatambaro ikavuga ati sindakira njyenyine, ndagenda nzane n'imiryango yanjye. Bagategereza ikintu igihe kingana kuriya Abisiraheli bajya kwambukira Yorodani, bagategereza igihe bajya kugerera Maho, bagategereza igihe Imana avugana na Yesuwa kujya kuzenguruka Yeriko. Murumva icyo gihe kirimo? Iyi ndani bari barayitutse, bene wabo murumva bari bamworoheye, murumva byari byoroshye. Kandi ikintu ngo yarafite ngo kari agatambaro gusa, nta kindi bamusigiye abatasi. Ngo baramubwiye ngo manika agatambaro gusa, ibyo bita agakiza. Baradututse muri aka gakiza, batwise amazina. Narahananukiye pima 35, nahambariye ubusa. Imana ikamye ngo nk'uko ururabo rurimba nzakurimbisha. Nakakubita basohoye mu nzu mu muganda rusange. Tekota urashaka gutabarwa n'Imana utaranyuraho Imana ishaka? Wakongeye ukihangana ugasura amateka wanyuranye n'Imana. Ahashize hawe ntihari habikuruta ahangaha. Iyabanye nawe ikakuramisha ukaburi muzima, humurura umukandida wo kugirwa neza n'Imana. Mvugira ngo amen. Siko dufite abakristo bafite ibyiringiro byo kwiyahura, bafite ibyiringiro byo gupfa. Mana yantumye irambira ngo nimusura amateka, mwongere musenge, hanyuma muzamuke tujye kubaka. Mumvugire ngo amen. Twubakwe twebwe tujye no kubaka n'abandi. Imana ishaka kukubaka mu buryo butuma nawe wubaka n'abandi. Hano hanze abapagani bakeneye kumva ibikuvamo by'ibihumuriza. None se uzabahumuriza nawe nta bihumuriza ufite? Banza wuzure ibihumuriza ujye guhumuriza n'abandi. Mumvugire ngo amen. Imana yabantumyeho tujye gusenga. Dusenge twebwe ubwacu twizere, hanyuma ko kwizera twakire n'ibyo Imana ikoranye natwe, twire tubikomereze mu miryango. Niba inda yarizeye, ijambo ni rimwe, ubuhanuzi bwamanukiye kuri uruhimbi ni bumwe. Niba yarizeye akavuga ati hoya aka gatambaro, niba Imana igiye kunyura muri uyu murwa, igiye kunyura hano i Yeriko, ntabwo iwacu bashira, ntabwo bene wacu bashira. Nibaze nabo twicarana akihanganana nabo, bakamutuka akakomeza akababwira ati hoya aragatambaro. Nubwo rata nta mucera ariko dufite agakiza, nubwo nta birayi dufite agakiza. Mumvugire ngo amen. Nubwo nta mataje ufite ariko ufite agakiza. Ibyo bigutere ishimwe ryo gusura amateka. Yahuba warasambaniye cyagiye, Yahuba waribye cyagiye,
yahuba waranyanganyije, yahuba warakoze amadega, ariko Imana irakurinda ufite agatambaro. Ariko abafite agatambaro mumvugire ngo amen. Ufite agatambaro wese ndamukomeje, komera. Yesu aje gusenya, Yesu aje gusana hasenyutse, Yesu aje gukora ibyo ubona wewe byakunaniye kuko arabibasha. Mumvugire ngo amen. Kandi ajyaza abantu bose bagiye, abantu baragiye kuri twe bose baragenda, baduhindura abavangirwe n'abasazi. Ibi ngibi by'ubu buhamya barabintukiye, bakajya bambwira atari ibyo bintu uvuga ntago bigezweho. Ni ndabizi, ngeze naho ngo ndanabireka, ndavuga ni Imana waranshutse ndashukika. Ubu se nirwa mbwira abantu ngo nari indaya, bose bandebera muri ubwo buraya, ubundi ndarwana n'iki, ndanabiceceka. Irazi irambya ngo ndi Imana itamenyerwa. Iyi Mana mwicaye imbere ntago imenyerwa, buri muntu aguma uko yaragiye amagarwa. Ndagije ndabiceceka, maze kubiceceka irambya ngo nje kugusura mwana wanjye, ngo kandi nje kugusura n'urukundo rwinshi, ngo kuko ngiye kukubika mu nyenyeri, ngo kuko kugira ngo nzahombe imbaga nyamwinshi zizakizwa ku bwawe, ngo wowe nje kukubika mu nyenyeri uzabamo imyaka myinshi, ninjye uzaza nkayigukuramo. Sinamenya ikintu Imana ivuze, haciye hagaye gatirazi ishyira mu nyenyeri yayo. Nafashwe n'uburwayi bumfata buniga, baraza ambirasi irajyana CH njya mu cyuma bitasuwe, namazeyo kabiri. Mgiye kubona mbona umugabo w'ibishura araje aransanze, arambye ngo babandi baguciye intege kuko ngo ubuhamya nibugezwe ngo bahamagare baze bagusubiza umwuka nawe ujyanye. Ni ntago nababona, irambwira ngo ngaho hamagara babandi mwasangiye icyayi n'igitoki muri sari wawe mukavuga ngo ubuhamya ntuzanya kubutanga ntago bugezweho. Ni ukuri sinababona, ariko wowe mbonye uramutse usubije umwuka ngahumeka, nzakuvuga mu mihanda, nzabivuga mu modoka, nzabigumamo, nzahamya ko nkuye mu buraya. Irambwira ngo humura, ntago naje nje kukwica, naje kukwereka ikimenyetso cyo kujya mu nyenyeri. Irambwira ngo subira ku isi, ariko urasubira nayo uri mu nyenyeri. Muzi inyenyeri mbamo, mba mu nyenyeri yitwa Asima. Naje gufatwa n'ibyo bintu byitwa Asima. Ufite ibihaha bimwe byuzuye amazi, nkorera ku bihaha bimwe ibindi byuzuye amazi. Ngenda ni pombo, nkoresha ipombo ya 12 buri cyumweru. Nirwa ni binini n'ubu mukanya ndakimize, ndabyimyemba ndakimiza. Yarambwiye ngo ninjye uzaza kugukura muri iyo nyenyeri. Ujye ubwira abantu ko ndi Imana ifite umwuka kandi bishatse yawisubiza. Ubwira abantu ko ndi Imana itamenyerwa. Imana mwicaye imbere ntago imenyerwa. Uyu munsi ndi umwasimatike, ariko wanze kumvira Imana, noneho ubundi kuyikorera. Nanjye imfata bimfata, najyaga nitura ku ruhimbi, nkitura hasi bakajyana CH bakajya kuncomeka ibyuma, bifata byari ibintu bikomeye. Ndashimira Imana ko ahongeze iri kugenda yoroshya inyenyeri. Haleluya. Wowe rero ntutegereze iyo nyenyeri, umvira Imana. Nayo babwire ngo aho bandukiraga, ibyo bandukiraga ibyo ngibyo dusenge, niho Imana ari igambira kunyuza umugisha. Uzi ko ibyo bintu birirwa bagutukira bashaka kureka ari Imana izanyuza umugisha. None se mu buhamya bwanyu natanze bukagenda bukagera kuri YouTube n'amateleviziyo n'amaradiyo badutuka baduseka, bati ye none bageze kuri radio, bageze kuri televiziyo, yewe barasaze. Imana iramya ngaho niho ngiye kuguhera umugisha. Uzi ko ariho yacomoye amadolari, nanjye uyu munsi nkaba ndiho neza. Muri ubwo buhamya nari indaya mu kidirenga, umugabo nari imbobo, bati yo bano bantu bakwiye gufashwa. Umuntu ngo atugirira icyifuzo avuga ati uno muryango nkwiye kuwufinansa. Yaradufinashije kuva 2019 kugeza iyi tariki. Imana twohereje finance ivuye mu Budage na bugingo n'ubu. Mumvugire ngo amen. Biturutse muri ubwo buhamya abantu birirwa bantukira, ngiye no kubureka. Uzi ko kukwirwa imbere y'Imana kuwa mbere bifite ahantu bifite amadolari byinjiza. Mana izaguhuza nayo. Bifite ibiryo byinjiza, ufite stock wasitotse ku Mana, ufitemo imyambaro, ufitemo amaduka, ufitemo umugisha, kandi buretse no mwisi n'ubugingo uzabubona. Muhaguruke dusenga Imana, muhaguruke dusenge. He kugira ikintu umuntu akwikangishaho, he kugira ibyo umuntu akwiratisha. Abadutanze muri ayo maduka Nyarugenge mu isoko uyu munsi twicaranye nabo, bancagaho ncuruza agataro bakanseka, bavuga ko nirwa ndi umusazi nasazi, ariko uyu munsi mbasanzemo. Uyu munsi nanjye ndi gucuzanya umukenyero n'ikanzu nabo, kandi mfite abageni buri cyumweru. N'ubu mfite umugeni buri cyumweru, bafite abageni 2 3 bakaza bakambaza tubwire mama Fabri abageni ubahingaye. Nkababwira ngo mbahinga mu murima Emmanuel afite umurima wera, iyo aguhaye ibintu arabikurikira. Mumvugire ngo amen. Nibwo nakoze ivuga butumwa kuruta mbere, ariko Emmanuel abereye maso abageni be, arabazana nyine bagahora babuzuye kuri kwa mama Fabrice, kubera ko iduka ni rya data. Si wumfinashije se? Mumvugire ngo amen. Kugira ngo amemo bya bibanza amemo inzu ubuntuye ka muhanda, nanjye ndasona nk'abandi badamu kuva. Ariko haleluya, yakimaye ejo bundi kuri 24 z'ukwa 11 niho Yesu anyinjije muri icyo gipangu. Imana ishimwe cyane. Mvuye mu miyenzi birwaga bantuka imyaka 12 bantuka. Mama Fabrice Imana yamugireze, yirirwa avuga ngo Imana yamugireze, ariko ataha mu miyenzi, ataha mojuru, ahana ataha nta shusho. Imana ati nahafite ishusho ho gutaha ndahafite. Akira amaguhe warankoreye. Imana ifite ibintu yibwira. Mureka abantu badutangira ibyifuzo, niba kuvuga cyane umenye ko Imana ikugutangira ibyifuzo. Mana turi imbere y'amaso yawe, dusuye amateka yahashize,
dusuye amateka badusohora mu mazu, dusuye amateka batuvuga amagambo akomeye, dusuye amateka twitwa abasazi kubera ko twirwa imbere yawe, dusuye amateka bavuga ngo burije ariko ni bucya, dusuye amateka bamwe muri aba ari abayaya, dusuye amateka abandi ari imbobo, dusuye amateka abandi bakora akazi k'ububobo k'ubuyaya mu ngo z'abana ari abagabo, dusuye amateka binjira muri Kigali, dusuye amateka yahashize, dusuye amateka nta shusho ubuzima bwacu bufite, dusuye amateka tubakira abakobwa abantu bavuga ngo ntibazashaka, bashatse bati ntibazabyara, babyaye bati ntibazabarera, bakuze bati ntibazabarihira, babarihiye bati ntacyo bazabacyo. None bamwe dore n'ababyeyi kandi abandi dore ngaba naba bafite abakwe n'abakazana. Imana ishimwe, dusuye amateka, biduteye gusenga kandi dusenze Imana ifite kwizera kuzuye ngo idusukire ijambo ryitwa ibyo biringiro byitwa kwizera. Buri wese yongera agirira Imana icyizere, byizere byacu tubikure mu bantu, cyizere cyacu tukivane mu bintu, cyizere cyacu tukikure aho dukura naho tureba, tugitereke mu Mana n'ubumana bwayo. Imana ishimwe. Natwe aya masengesho dusenze naterure mu buzima bwose umuntu yararimo budafite ishusho hano. Dusenze isengesho riduterura ahantu hatwari turi hadafite ibara ngo budutereke hafite ibara, dushingiye ko twiriwe imbere y'Imana, dushingiye ko izuba riri kurenga turi imbere y'Imana, dushingiye ko hari Imana twirirwanye nayo dutindanye nayo. Wavuganye nanjye ko hari ibintu byasenyukiye imbere yawe urabibona, kandi umbwira ko Imana ije kubyubaka. Buri muntu wese navaho Imana igize ikintu yubaka mu izina rya Yesu.